nawe rero uyu munyamakuru wese bizi urimo urumva ibintu ari kuvuga akarere ka Gikongoro kabaho Gikongoro nta Gikongoro ibaho nyine aho wahishe nyine bireke iri nota reka turigire anire rero ushaka kuba bakunze Dusabe uri gushaka umana ntago namukunze reka none akarere ka Gikongoro nako kabaho reka dukomeze twongere twibukiranya amabwiriza ubwo iri nota ubwo mwese ribaye arofe turajyana mwese muteye hanze reka twumva amabwiriza y'irushanwa urajya uvuga ibyo wumva wasubiza mu munota umwe urajya ubanza uvuge umubare nunavugira muri mugenzi wawe inota riramujyaho gitereka aha nagira ngo tukereke n'abakunzi ba mudasobwa ko gihari shakira taha mu rugo tugiye kukigirana tugiye gutsinda ninde uzagitwara cyane ni cya Esther ninde uzakijyana ni Esther yeah of course okay sorry ngiye biteye ku rumbonye kira gikombe yego nizeye ko ndi bugicyure uriya ninjije Dusabe ko mbona nta kizere uraba mumuje ninjije bita Dusabe uyu munsi tugiye guhangana twahanganira dusa twajyaga mu bindi bintu tukavuga amagambo bra ibintu bitumvikana ariko uyu munsi tugiye gutsindira igikombe sawa hagati yacu turareba gitwara mwisanze muhuriye ku gikombe reka nze mbabwira amabwire iki gikombe Minisiteri y'Ubuzima Minisiteri ushinzwe ibishingwe Minisiteri wishinzwe kubyaza Minisiteri ushinzwe Esther amanota uri kuyatanga kandi uza kuvuga imwe ukayikora byari kuba ari byiza nta minisiteri yishinzwe ibishingwe nta minisiteri ishinzwe kareka ntibaho nyabakozi ko wasaze ampaye ariko rero ugire oya tuvugisha ukuri minisiteri ishinzwe ibishingwe abaho uzaritsishira ibishingwe baza kurariza minisiteri y'ubuzima sibyo batubwira byose ubuzima kimuhereza cyakoze hano ubwa mbere Dusabe nagifasha gikurakoreho rwose shaka ntabwo gifunguka ni igikombe cye kandi kiraherekezwa na envelope ikomeye cyane turahabwa n'ubuyobozi oya wavise kandi azi kwa mugani reka dushimira abakozi ba mudasobwa bakurikiranye iyi knowledge test n'izubwenge kundusha buriya bwa mbere wabandi reka ngushimire wowe wakoze subscribe udahema gukurikirana ibiganiro byacu kuri mudasobwa turagarutse nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye kugarukana ikiganiro mwatweretse ko mukunda muri benshi cyitwa knowledge test uyu munsi turagaruka kuri bya bibazo dukunze kubaza abatumirwa bacu ubishubije akaba wa mbere tukaba twamuhemba hano kuri mudasobwa uyu munsi turaza kubatumirira uwitwa Dusabe ndetse na Esther turaza kubabaza ibibazo uko baragenda basubiza nibyo biraza kuba twareba uwatsinze neza amarushanwa twateguye uyu munsi reka twakire Dusabe karibu muri studio za mudasobwa show murakoze cyane urakaza neza amakuru Dusabe umeze neza weekend imeze neza uraryoshye yes karibu muri studio za mudasobwa murakoze cyane tugiye kwakira n'undi musitari wacu Esther tugiye kubana uyu munsi nk'ibisanzwe reka twongere tumubwire ngo karibu muri studio za mudasobwa show wimaringa ugomba kwinjira ahantu nyine nkaha meze neza cyangwa uri wane ndi wane karibu cyane suhuza Dusabe twahoranye hari nyuma ya kamera ntacyo dusuzanyije hano kuri kamera murasuhuzanyije nabyo biba kugira ngo iyi mbere hari aho uzasanga byitwa batu cyangwa se ni knowledge test of course nubwo ari amarushanwa ntabwo ari amarushanwa yo guhangana ni amarushanwa mu by'ubumenyi ari niyo mpamvu tuvuze ngo turi kubona n'igikombe igikombe na gicyura dore ngiki tubanza tucereke n'abakunzi Dusabe ni Rayon Sport ngenda APR oya wikoraho ninde uzakijyana kuko uriya ni Rayon Sport ngenda APR yego ushaka kugitsinda reka tugitereka aha nagira ngo tucereke n'abakunzi ba mudasobwa ko gihari
shakira ataha mu rugo tugiye kukigirana tugiye gutsinda ninde uzagitwara iki gikosi ni cyane ni icya Esther ninde uzakijyana ni Esther ni eta Yeah. of course bakomeza tubaza Yeah. Amabwiriza rero y'iyi knowledge test ukuntu ameze Esther banza wumve Dusabe nawe urakurikiye ngiye bitewe ukuntu mbonye kira gikombe yego ngiye nizeye ko ndi bugicyure uriya ninjije Dusabe ko mbona nta kizere uraba muje ninjije Dusabe uyu munsi tugiye guhangana twahanganira dusa twajyaga mu bindi bintu tukavuga amagambo bra ibintu bitumvikana ariko uyu munsi tugiye gutsindira igikombe sawa hagati yacu turareba ugitwara mwisanze muhuriye ku gikombe reka nze mbabwire amabwire iki gikombe mugiye guhatanira dore amabwiriza ukuntu abantu bakomeye cyane ewa ninyicyura ndaba n'umuntu ukomeye mu buzima ndabaza ikibazo wemere kugisubiza mu masegonda 60 ariya ngana n'umunota umwe cyakunanira undi akagisubiza okay turi ready muri tayari turi tayari okay kaduhere kuri Dusabe winje muri studio mbere of course Dusabe watubwira uturere tungahe tugize u Rwanda mu gihe cy'umunota umwe sha Dusabe na tubiravuga 15 ndavuga 32 nzajya mvuga uko bigize aho shaka nyine wo ni 15 reka Esther 32 reka Esther tutubwire ngiye vuga uturere 32 yego okay Ruhango Nyanza okay yego Butare Gicumbi Kabarore uri gusaka iki Kabarore abakarere yego yego fo wimuderanja afite uri kumbaza iki wowe uretse Gicumbi Gikongoro Gakenke Huye ibindi biransobye biragusobye reka dufashe abakunzi ba mudasobwa inota ribaye irya Dusabe kuko kirakunaniye buriya wakishe bwa mbere tukibibona u Rwanda rugizwe uturere ni 30 ntago ari 32 twaguhaye ko wenda nibura waza no kuvuga nibura utwo 30 nta karere tugira kitwa Butare nta karere kitwa Kabarore kabaho nta na Gikombe ntayibaho iyo amabwiriza y'irushanwa iyo utsinzwe inota ritarijya munyereka banza mubwire yavuze uturere natuvuge two turere dutanu icyo kibazo tuba tukirangije 15 ngo natuvuge Esther reka musobanure amabwiriza uko ateye iki kibazo kiba kirangiye iyo kikunaniye inota ritariba irye automatically gusa dusa nika kwa kundi batera penalty basi nugifata umbabare basi turacifotorenezaho basi n'inshuti yanjye ibi ni nko gutera penalty ukayitera hanze babirangiye reka tukubaze nawe ikibazo Esther bwo no dukomerejeho icyambere cyari cya Dusabe ubwo inota rya mbere ribaye irya Dusabe Esther ukaba ufite ubusa reka tukubaze na penalty sport biratsindwa kandi ngewe umujyi wa Kigali ugizwe n'imirenge 35 watubwira imirenge ingahe mu gihe cy'umunota umwe imirenge igize umujyi wa Kigali imirenge cyangwa tubwira umubare wumva watubwira akarere cyangwa n'umurenge umujyi wa Kigali ugizwe n'imirenge 35 imirenge yego watubwiramo imirenge watubwira imirenge ngahe iyo wumvuze navugamo nk'itanu Dusabe ntago wayirenza n'ibiri urarimuhaye natubwire 5 umvere ko no munyamakuru nawe uri murangya ngiye navuze uturere 30 tungaye murambwira ngo sinatuvuze dusavuga uturere 15 urambwira ni ugeze umwanga tuvuge
iyo uri giye gutsindira igikombe uvuga ibyo bintu kuko n'abantu badukurikiye bakumva ko ibyo bintu kuko ari byo navuga ubwo burere abuvuge bwose kuko twemeye ko kino gikombe ari bukure hano iki gikombe ntakiri bukure hano nabanza tuvuge yemeye tubiri ubwo nawe dutanga umva bazanakura buri niba ubuze tuvugisha ukuri hari B hari na C umwarimu avuga ati uravanamo ijambo uravuga amata ni ukuvuga ngo rero niba avuze ngo uturere 15 navuga n'umuntu uturere na tumwe we yakubwiye ko afite tubiri wa munyamakuru wowe wari uri kutubaza imirenge yo muri Kigali ntabwo turagera ku turere ngareka mvuga uturere yavuze nakubwiye umujyi wa Kigali icyambere wavuze bavuze ngo dusaba aratsinze niba atsinze navuga ubwo burere ugiye kudusubiza inyuma ku cyambere of course nge sinyatsindwa mu buzima ese wigeze wumva amabwiriza y'irushanwa ngo yimbwira icyambere katugaruka ku mabwiriza y'iri rushanwa turakubaza ikibazo ushobora iki gikombe kiragiwanye wowe uvuga ibisubizo iyo uvuze ibibazo cyangwa ibisubizo ese werekana ibyo bisubizo why not banza umva amabwiriza y'irushanwa ndakubaza ikibazo ukambwira ibisubizo ufite mu gihe cy'umunota umwe Dusabe yakumva yarenzaho akarenzaho wakumva nawe warusha Dusabe ku byo yavuze ukarushaho iyo mwese mumaze kuvuga aho buri wese ku byanyuma tureba uwavuze byinshi akaba ari udusubiza wari utubwiye ko watubwira imirenge 5 yo mu mujyi wa Kigali ni imirenge njye navuze 5 imirenge wowe kutukira mwe ngo kira gikombe aragitsindiye kuko ushaka kumbwira ngo naye njye kwirondora Dusabe kutambwiye ngo nayirondore tujye tuvugisha ukuri Dusabe aravuze ngo oya ntabwo nyandikaho Dusabe aravuze ngo niyi utatavuze izo koko nanjye nzimenye ese ntago buriya niyo umunyezamu ari mu ikipe iyo atsinze uri kunyumva neza igitego kirabanza kikinjiramo kitinjiyemo nta kintu wavuga aravuze utunuza 15 nako 5 wavanga aratsinze why not atsinze gute uturere arakomereza ku cyakabiri iki gikombe ntago ari bugitsura nyama ryano tugerajya kwa Esther oya natuvuga utwo turere ariko rero no muri sport harimo abantu bazi kuburana match ikaba yasubirwa oya nje kareka bazanakura bana kaje mu marushanwa gutwara iki gikombe we sawa hari akarere ka Nyamirambo yego iki gikombe ntabwo cyagikwiriye Dusabe n'imbere y'Imana ariko vuga ubugenda pero ni we sport akarere ka Kicukiro hari akarere ka Muhanga ngaho ngo nyumvira wa munyamakuru hari akarere ka Muhanga gahaba karahari kahaba reka nkomeze mvuge ariko rero buretse reka tujyanira oya man oya twubahirize ikintu cyitwa igihe kandi turi ni wari umva rero nanjye nkubwire ntabwo wambwira ngo uvuge igihe niba umuntu akwiye ngo uvuga vuga ari vuga ijambo ririmo ukavuga gusa utavuze amagambo arimo of course ntabwo bishoboka njye ntabwo bro nyine reka tubisobanure narengeza akarere ka Muhanga akarere ka Ruhango akarere ka Nyanza akarere ka Huye akarere ka Gikongoro Huye nibaho birahari Huye Igikongoro ni itabaho yanabyishe ntago nabyishe kuri kubaza ngo ese wa munyamakuru ubundi uri kumva nawe rero uyu munyamakuru yese bizi urimo urumva ibintu ari kuvuga akarere ka Gikongoro kabaho Gikongoro ibaho nyine aho wahishe nyine bireke iri nota reka turigire anire rero ushaka kuba bakunze Dusabe uri gushaka umana ntago namukunze reka noneho akarere ka Gikongoro ntago kabaho bro reka dukomeze twongere twibukiranye amabwiriza ubwo iri nota ubwo mwese ribaye aroferi turaryaniye mwese muteye hanze reka twumve amabwiriza y'irushanwa urajya uvuga ibyo wumva wasubiza mu munota umwe urajya ubanza uvuge umubare nunavugira muri mugenzi wawe inota riramujyaho tugire disipurine mu irushanwa
nujya kumuvugiramo arakubwira ati navuga imirenge wenda 10 ibyo nta kibazo twabyumvisha wimuvugiramo nawe ariko nawe hoya wa munyamakuru nawe ukoze ikosa nta muntu udakoze yes reka dukomeze ntabwo bavuga ngo umupira urinjiye kandi nyezamu yafashe umupira reka tujyane ntumuvugiremo aravuga ibyo avuga nibikunanira sawa ukimuhereze akivuga nibikunanira kikunanire foriri umujyi wa Kigali nkuko tumaze kukigaruka ugizwe n'imirenge 35 watubwira imirenge ingahe mu gihe cy'umunota umwe tube serious ibyo ushoboye ubivuge nibikunanira biramujyaho nyine ubwo ntubizi nashobora dutanu ingahe imirenge be tubwire 5 akarere ka Kicukiro no umurenge wa Kicukiro umurenge wa Karambo umurenge wa Kabeza umurenge wa Gikoma umurenge warangiye kandi hari imirenge wavuze nzi ko itaba mu mujyi wa Kigali umurenge wa Gikoma ni iwacu mu Ruhango turi mu mujyi wa Kigali nta kibazo pfa ko navuze umurenge urakoze cyane ubwo wumvisha amabwiriza y'irushanwa wavuze ibikunaniye ubwo penalty yiteye hanze inota ribaye irya Dusabe ako se uyu munyamakuru yajya ngo yarapfumaguritse gute atari nawe nayivuga ushobora kuba utumva amabwiriza ikibazo tuba tukivuye kikunaniye tujya kugikurikiye nanjye nikinanira nawe inota yego nawe rirakujya urabyumva tugiye kuri Dusabe watubwira ministeri zingahe dufite mu Rwanda mu gihe cy'umunota umwe ministeri z'ubuzima cyangwa uratubwira izina rya ministeri izuzi izo ndi n'iz'ubuzima umubare iyo hajemo ijambo kangahe mujye mwunumva n'amabwiriza iyo hajemo kangahe ni umubare uzi zingahe ministeri y'ubuzima zingahe uzimwe wowe nawe ni imwe reka dukomeze ubwo ahangaha nta nota twatanga watubwira iyo uziniye ministeri kanumve oya ubanza utubwire umubare ujye ubanza ikibazo 5 zitubwire ministeri y'ubuzima ministeri ushinzwe ibishingwe ministeri wishinzwe kubyaza ministeri ushinzwe Esther amanota uri kuyatanga kandi uza kuvuga imwe ukayikora byari kuba ari byiza nta ministeri yishinzwe ibishingwe nta ministeri ishinzwe kareka ntibaho umunyamakuru ko wasaze ariko rero ugire oya tuvugisha ukuri ministeri ishinzwe ibishingwe abaho iyo uzatishira ibishingwe baza kurariza ministeri y'ubuzima sibyo batumye no ubuzima si ibishingwe ibishingwe byo ntabwo bigira ubuzima rero hari ibishingwe ubimara n'imyaka n'imyariko mu byose ukabijyana mu buryo buri joke ikibazo nta iyo ministeri ntibaho tunabwire n'abantu bakurikiye mudasobwa iyo ministeri ntibaho reka tukubaze yes amanota kugeza ubu Dusaba afite amanota 2 Esther aracyafite ubusa tugiye ku kibazo cya 4 n'ubundi ikipe ihora itsindwa cyangwa igatsinda Dusabe watubwira abami bangahe bayoboye u Rwanda mu gihe iyo ninjije umubare w'abami banza utubwire umubare tuvutse ejo bundi tubona batatu wowe genda avuga babiri batatu watubwira hari Rwabugiri hari muda igera urakoze cyane inota ni irya Esther impamvu
watubwira bangahe Muri Gasogi. oya ntacyo bakina mu Mavubi uvuga muri Gasogi muri kuko Gasogi muri Mavubi ntacyo tubwira aba mu Mavubi abo muri Gasogi bakinnye mu Mavubi ndavuga nka batatu cyangwa bane turi mu ikipe y'Igihugu Mavubi utabazi Dusabe aratubwira abazi nari ngenda avuga bonse njye navuze ko ari babiri na babiri nta n'umwe uzi wo mu Mavubi no ngenze muri nuzi Yannick yebwa yakinnyemo mumfashe yakinnyemo munda ngo nguki yakinye hehe mu Mavubi yakinnyemo bakina n'abakina ubu ngubu Yannick yakinye kera na rwakishina umupira vuga abakina ubu ngubu ntabuze wowe nawe nta jewe nzaba muri nuza gusa muri Gasogi no tubigenze gute ubwo twese ubwo kirapfuye ubwo kirapfuye reka twikomereze ikibazo cyawe kirakunane nawe kiramunane reka dukomereze kuri Esther watubwira ibiyaga bingahe biri mu Rwanda mu gihe cy'umunota umwe hari bibiri Dusabe ntabwo wabirenza bitatu ntabwo wabirenza bitatu wowe nje ni bibiri akomeza kurusha ni bibiri karibu hari mu Kagera se muri parike ibiyaga wakoze nikosa utubwira Akagera kandi Akagera ni umugezi inota ribaye irya Esther aha ngaho wari gufata urugero nka za Rake Kivu Rake Burera Rake Ruhondo Rake Rweru Rwanya Kizinga ni ukuvuga ngo mutangiye gusobanukirwa amabwiriza y'irushanwa kugeza ubu muranganye amanota 3-3 ninde utwara cya gikombe hasigaye ibibazo bishobora kuba ari bibiri ninde uragitwara Esther kaname niwo twatumaze kubaza ikibazo tugarutse kuri Dusabe Esther kugeza ubu amanota ni 3-3 muranganye tugitangira iri rushanwa ryacu rya Test Knowledge wavuze iki gikombe ngomba kugicyura igikoskos reka dukomeze ngiye kubaza reka nkubaze ikibazo niwo dukomerejeho Esther dukubwira n'abadukurikiye ko kugeza kuri uyu mwanya Esther na Dusabe muracyanganya amanota 3-3 n'ubundi ubwenge buranganye yashatse na yakaba umusazi nshaka nanza vuga afite ubwenge ntabwo tubone tutanganya ubundi tugomba kunganya ahantu hose Esther watubwira amazina y'ibirunga dufite mu Rwanda angahe watubwira amazina angahe ndavuga 5 amazina 5 wowe watubwira angahe amazina y'iki y'ibirunga ntayuzi Esther nijyanje ngabanze ritubwire bimubwira ubikomfirime nabanza niryawe waruvuze ibirunga hari ikirunga cya mbere kiri izina ikirunga yego mu Bushinwa turi mu Rwanda nabikubwinte mu Rwanda biri mu Rwanda nuza hariya bahita nguki hariya muri Gicumbi utagera muri Gicumbi habita ngukira ahantu hakonja cyane ni wowe utubwira amazina y'ibirunga dufite mu Rwanda bavuze mu Rwanda nyine ibirunga umva nyine ikirunga cya mbere ntibahita ngukira ahantu mana yanjye garuka ikirunga cya mbere bakita muri mana yanjye mana hari ahantu kuki ndi kuhibagirwa kandi hano hafi oya ni hano mana hano hafi umunota wagufasha nta kibazo ni ukuvuga ngo inota ribaye irya Dusabe tunongere tukubwire ko nk'uko wari ubivuze u Rwanda dufite ibirunga bigera kuri 5 Karisimbi nta kintu Karisimbi Muhabura Bisoke Sabyinyo nari kuvugamo Ruhabura na Sabyinyo cyokoze byonyine ni ukuvuga ngo ni ibirunga bigera kuri 5 reka dukomeze inota ribaye irya Dusabe akaba agize amanota 4 ku manota 3 akaba hasigaye ibibazo bigera kuri bingahe ni ibibazo 11 turaba twateguye wikanze indege iyi Kigali yayo indege nkabura umuntu uri mu ndege kuri
ubu twagaye kubona turi inshishi reka se nukuri kw'Imana ariko hasigaye ibibazo bingahe? hasigaye ibibazo bibiri tugiye kubaza kwikwiri Dusabe. Dusabe ufite amanota 4, Esther akaba afite amanota 3. Esther ndayemera. Dusabe watubwira abaperezida bangahe bayoboye ibihugu ku isi mu gihe cy'umunota umwe, ibyo ari byo byose ku isi abuzi bayoboye umubare? 3 bayoboye. Buretse Esther ntago wabarenza njyewe ndumva ni 4. Yego ntago warenza ariko ni umwe mujye mwumva n'amabwiriza. Dusabe watubwiye 3 uyatubwiye navuze umwe wavuze umwe nga karibu Tarapu sabaye mu Rwanda bayoboye ku isi ku isi yose. Yes. Numvaga mu Rwanda Forez hari Magufuli. Yeah. Hari Magufuli ndikumva ara. Nota 5 kuri 3. Esther tugiye kugwana ku kibazo ni icyanyuma. Oya ntago ari icyanyuma. Esther watubwira abanyarwenya cyangwa se abakomedi uzi mu Rwanda bangahe mu gihe cy'umunota umwe? Umubare banze tubwire umubare wumva watubwira. 5 watubwira bangahe? 7. Wabatubwira? Hari Yaka, hari Nzovu, hari Esther, hari Dusabe, hari Mitsutsi. Base wamuhaye amashyigo. Ariko wavuga reka nkubaza mwicaranye muri babiri kongeraho muri abanyarwenya kongeraho na Yakana Nzovu batari hano arankumye 5 byanjye. ni ukuvuga ngo dushimire uburyo kimwitwaye mu irushanwa bwa mbere twatangiye mbona mutari kubyumva bose kugeza aha. Reka mbaze buretse mbasobanure buretse banza wumve tubaze dusobanure abakunzi ba mudasobwa. Dusabe uragitsindiye ugize amanota 6 kugeza aho Esther yari afite amanota 3. Ndagira